Amahoro y'Imana bene data, tubifurije kugubwa neza, Imana ibahe umugisha. Turagarutse muri studio muri bya byigisho byacu bikomeza. Nitwa Ukwigize Jean Pierre. Ndi kumwe na ya kipe twatangiranye ejo, ni kipe nziza cyane, bari kudufasha gusobanukirwa neza n'uyu mugabo witwa Petero, Simoni Petero, intumwa ya Yesu. Ejo twamubonyeho byinshi, n'uyu munsi turakomeje. Reka rero mbakire duhereye hariya iburyo, babasuhuze kandi banabibwire, none niturangiza dukomeze n'ibyigisho. Karibu. Turabashuhuje bene data, nitwa Nzabamwita Pierre, tugiye kubana muri iki cyigisho. Nakoze cyane. Karibu Rusi. Turabashuhuje bene data, igitondo cyiza. Nitwa Mukandutiye Rusi kandi nishimiye kubana namwe muri iki cyigisho. Nakoze cyane. Nanjye nkaba nitwa Aimable Nshimiyimana. Barakoze cyane, nkuko mubibona rwose babukereye, mwaramutse amahoro namwe. Yego, abantu icyigisho cya Petero cyarabaryoheye kandi nanjye cyarandyoheye. Icyanryoheye si imico mibi ya Petero, si ubugwari bwe, ahubwo icyanryoheye ni uburyo umuntu w'umunyantege nke wisanze ari umunyamico mibi, ariko Imana imureba ikamubonamo ikintu cyiza ikagikoresha, kikagenda kikagera ku rwego nk'urw'umurimo Petero yakoze. Uyu munsi turiga ingingo itubwira ngo ukuba Petero yari umuntu ushobora kwibeshya no gushukwa. Ukuba Petero yari umuntu ushobora kwibeshya no gushukwa. Reka tubanze dusabe Aimable aduciremo mu ncamake ingingo twize ejo, maze dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Karibu Aimable. Murakoze cyane. Ejo muribuka ariko twize ingingo kwa mbere ivuga ngo imico ya Petero. Twabonye uburyo Petero mu mico yamuranze yuko ari umuntu wiringiraga, ariko hanyuma aza kubona ko kwiringira ntacyo bimaze, abona ko burya kwishingiza kuri Kristo ari ikintu cy'ingenzi cyane mu murimo. Nakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo y'uyu munsi, tuzarushaho kugenda twumva tunabona Petero uwo ari we n'ibyiza byamubonetseho nubwo yari afite ibibi byinshi. Hano rero ku kibazo cya mbere, reka dusabe mwene data Pierre adusomere mu Rwamagarati y'ibice 2 umurongo wa 11 kugeza 14. Noneho mu kibazo tubazwa ngo ni ikihe kintu kigaragaza ko Petero yari umuntu ushobora kwibeshya ndetse no gushukwa kimwe n'undi muntu uwo ari we wese, ndetse na nyuma yo kubatirishwa umwuka wera ku munsi wa Pentekote. Yari umuntu ushukwa ndetse maze no kubatizwa n'umwuka wera, nabwo ibyo byaragaragaye. Mu Bagalatiya 2:11 kugeza 14. Karibu Peter dusomere. Mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 11 hari umutwe w'amagambo utubwira ngo uburyarya bwa Petero burema ibice mu itorero. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya, namugishije impaka duhanganye, kuko yari yarabonetsweho n'umugayo. Kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigezeyo ariyufura arabanena, kuko yatinyaga abakebwe. 13. Nuko abandi bayuda nabo bose baryaryana nawe, ndetse ibyo bituma Barinaba ayobwa n'uburyarya bwabo. 14. Ariko mbonye ko batagenda mu nzira igororotse ihura n'ukuri k'ubutumwa bwiza, mbwira Kefa imbere ya bose nti, ubwo wowe uri umuyuda ukifata nk'abanyamahanga, ntiwifate nk'abayuda, ni iki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'abayuda? Harakoze cyane. Reka dusabe Aimable aduciremo mu ncamake ubu buryarya, ibi bibazo byari biri hano mu dusomye mu Bagalatiya byari bimeze bite, byari bishingiye kuki, ko bivuzwe kuri Petero. Hariya dusomye Kefa bimeze bite? Karibu Aimable. Ahangaha Petero ukuntu yitwaye ku banyamahanga, nyine bari barihanye. Yego. Nuko bamaze kwihana, Petero abonye uburyo abanyamahanga bihannye, icyo yakoze ni iki? Petero mbese yabanje kujya yitwara neza nk'umuntu wahawe umucyo n'Imana. Muri umucyo Imana amaye byakozwe n'intumwa byanditswemo, abadukurikiye barabizi. Noneho abonye abayuda agirira ishyaka amategeko y'imihango baje, ariyoberanya, atangira kuryaryana nabo, bituma na Barinaba yaragiye kuyobywa n'ubwo buryarya. Ibyo byarakaje Paulo, arahaguruka amucyahira mu ruhame. Icyakora ngewe ikintu nashimiye Petero kiriya gihe, gusa itorero yari giye gushikamo ibice, kuko umuyobozi mukuru
ngaho ibaze natwe ugiye kubona ukuntu umuyobozi mukuru, perezida wa iniyo, perezida wa misiyoni cyangwa se regionali aratandukiriye yishe ihame mu buryo bugaragara. Noneho ukabona ikintu Pawulo yakoze cyiza ni uko yahise agaragaza neza yuko ari ikosa. Noneho Petero nihagararaho nk'uko twebwe ku iki gihe bitugendekera bitewe n'igarade ufite n'umwanya ufite mu itorero, ukihagararaho atanyashya rinde ahubwo ndamuca oya. Ahubwo we Petero hano bagaragaza neza ko Petero amaze kubona ikosa yaguyemo, uwo mwanya yahise akora uko ashoboye kose kugira ngo arikosore. Imana yo imenyera iherezo mu itangiriro yemeye ko Petero agaragaza intege nke ze zo mu mico ye kugira ngo iyi ntumwa Petero wari uhuye n'ikigeragezo abone ko nta cyari afite muri we cyo kwiratana. Abantu b'indakimwa kurusha abandi cyangwa se abayobozi bo mu rwego rwo hejuru mu by'umwuka, mu rwego rw'itorero, burya nabo bazibeshya igihe bazaba ari bonyine batishingiye kuri Kristo. Imana nabonye ko mu gihe kizaza abantu bamwe bazayoba maze bahe Petero ndetse n'abandi bari kuzamusimbura icyubahiro n'ububasha afitwe n'Imana yonyine. Nyamara ibi bivugwa byerekana intege za Petero byari gukomeza kubigira n'ikigaragaza ko yashoboraga kwibeshya akanashukwa kandi ko nta sumbwe yari afite ku zindi ntumwa. Arakoze cyane. Hano birasobanutse amateka ya Petero na Pawulo uburyo byagenze, ariko cyane cyane icyo bishaka kutwereka, birashaka kutwereka uburyo Petero nk'uwari umuyobozi yaguye mu ikosa kandi mugenzi we aramucyaha maze arangije ararikosora, ibintu bigenda neza. Ni ikihe cyigisho dukura muri ibi? Reka dusabe Rusi adufashe atubwire ni ikihe cyigisho dukura muri ibi ngibi twe twakwigira kuri izi ntumwa zombi. Murakoze cyane. Icyigisho nabonye hano twebwe kitwigisha, icya mbere ni icyigisho cya Petero. Petero yabonye ikosa rye hanyuma agerageza ibishoboka byose byo gukosora ikosa rye, aranihana pe, arahindukira. Icyo bitwigisha muri iki gihe cyacu rero, niba habonetse ikosa kandi bikagaragara ko iryo kosa twarikoze, ntabwo dukwiriye gutsimbarara ngo twange kwihana iryo kosa. Dukwiriye kwihana kuko gukosa ni ugukosa, ariko icy'ingenzi ni ukwihana. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri nabonye cyagerageza kudufasha muri iki gihe cyacu, habonetse ikosa ku bayobozi basubiranyemo imbere y'abizera. Ibi bintu gusubiranamo kw'abayobozi kwagushije Barinaba sese na muri iki gihe cyacu, kutumvikana k'ubuyobozi, gushwanira hagati mu bizera, bituma abizera batubona bagwa. Isomo ririmo rero, niba ikosa ribaye hagati mu bayobozi bakagombye kurikemura ariko abizera batabireba, ariko nko mu gihe babibonye. Ahangaha harimo icyigisho. Petero baramucyashye bamwereka ikosa rye n'abindi abizera babireba. Igihe rero umuyobozi akuri hejuru ugakora ikosa akagucyaha, ugombye kwemera ikosa ryawe ngo ryanacyahiwe mu ruhame. Ese kuko yabikoreye mu ruhame. Ese ubwo Petero ntiyarengereye, Pawulo ntiyarengereye gucyaha umuyobozi kandi ukamucyahira mu ruhame? Ni iki twe twigira kuri aka kantu dusoza iyi ngingo? kubera ko ari ikosa ryari ryakorewe mu ruhame, ririya kosa Petero yakoze yarikoreye mu ruhame. Pawulo rero yagombaga kuricyahira mu ruhame. Ariko hano batubwiye yuko ryashoboraga kugusha abantu iyo atari cyaha ridacyahirwa mu ruhame. Ariko none twitondere iki kintu duhita tunasoza. Uwacyashye Petero ninde? Ntabwo ari abizera, ni Pawulo umuyobozi mugenzi we, bari ku rwego rumwe buryo, bose barabagabura. Ni kwanga umugabura n'ucyamugenzi bivuga ko umwizera kuko yajya gucyaha umugabura, ari we wari bucyahe umugabura. Kandi Pawulo yabikoze kuriya abizi neza ko ari mu ruhame, yagira ngo itorero bidacikamo ibice. Noneho Petero nawe kugira ngo aterekane ko Pawulo akoze ikosa, ahita anihana, bihita birangira. Abihana imbere y'abizera bihita birangira. Reka tukaguhe tunasoza. Hari akantu tujya duhura natwe muri ubu buzima. Umuntu akavuga ati
umuyobozi cyangwa umugabura ntabwo bakagombye kuba bamucyahira mu iteraniro cyangwa imbere y'abizera. Kenshi si byiza kuyobora umuyobozi wawe uko agombye gukora ibintu, nk'uko na Petero ikosa rye ryagaragaye imbere y'abizera, biterwa n'ikosa ryabaye iryo ari ryo. Kandi si byiza guhishira ikosa ryabaye kandi ubona ryarimbura imbaga nyamwinshi. Niba umuyobozi ukuri hejuru abonye ikintu cyakiza benshi ari uko iryo kosa ryagaragara mu ruhame, rigomba kugaragara mu ruhame, nta kosa riba ribonetse. Ariko kenshi dushaka kuyobora umuyobozi tuvuga ko atakagombye kwerekana amakosa yacu imbere y'abizera, ariko bishobora kuba imbere y'abizera cyangwa niba imbere y'abizera ka mu mwiherero bitewe n'ikosa ryabaye iryo ari ryo. Rakoze cyane Rusi, aradufashije. Kandi rega ntabwo dukwiriye kuvunika, kuko ibyanditswe byera byashyizeho umurongo wo gucyaha no guhana amakosa. Abayobozi bacu batuyobora bakurikije ibyanditswe byera, kandi n'igihe babirengera ku mugani wa Rusi twitera imidugararo, reka tubyemere tubyakire. Burya rega Petero nawe yagombaga kwihagararaho, ariko yaciye bugufi arihana. Buriya gukiza abantu gushingiye ku gutinyuka kwa Pawulo agacyaha umuyobozi mu ruhame kubera ko ikosa ryagaragaye, ariko kunashingiye cyane ku guca bugufi kwa Petero. Rero byose bikorwe neza ariko no muri gahunda, ariko nk'uko twabibonye mu byigisho by'inyuma twize, nidusaba umwuka wera azatuyobora uko twakora. Imana ibaha umugisha, mwadufashije pe, kandi Imana ihire abadukurikiye mu izina rya Yesu. Amen.